namuhamagara nanje natangiye kumumagana nimero mu Rwanda nangwa bizi turagira ingangiye ngo nagari Kigali namwandikira nashize foto ndi umuntu kuri profile namwandikira ngo nagari Kigali hari Musanze amubwira Musanze niye nazize kukureba WhatsApp shoboye muronzo zaje pese no pirata ndite na mugama itakati katetse mwana gadeno ko namuyaga matches amatese original nkuko nabyemeje ikirenge ku muriro nagukuraho reka nkushimire ukurikirana Kigali Top 50 umwanya ku wundi nawe utayikurikirana kugira ngo bashe kubana natwe gatano kuri gatano wa gaciro ntangire gufata umwanya wa buri munsi ukurikirana ibikorwa tuguha bya buri munsi reka nkubwire ngo Imana ikomeze guhezagira ikomeze hezagira imirimo yawe ya buri munsi kuba ufata umwanya wawe megabati zawe ndetse n'ibindi wagakoze kubihagarika ukaza gukurikirana ibintu tukugezaho bya buri munsi nkubwira ngo niba unkunda byanyabyo shigikirana YouTube channel yanjye ni Murundi TV nawe ishigikira Kigali Top 50 turakubwira ngo uwa gaciro ntangire kuri twe turi kumwe n'umutumirwa imbere ya kamera zacu yifuza kutubwira reka muwane natwe kugira ngo muwashe kuza kubyumva tangiye tumuha ikaze kugira ngo mumve wari we mawe je meze bite meze neza amakuru sawa batangira wibwira abantu badukurikiranye ukababwira izina ryawe ukanabasuhuza nitwa Mwiza Mpasa Christine akamikoro kiyegerezo gakiya kugira ngo nitwa Mwiza Mpasa Christine Mpasa Christine Pastor Mwiza Christine okay icyo kandi waravuze ragaki ni izina India roba nitaka muri Kongo Pastor Mpasa Mpasa Mombasa nagari Mombasa ni Mpasa Mwiza Mpasa niyo amazina yanjye ariko abantu benshi banita Mwiza bakwitwa muri Kongo Mwiza ni mu Rwanda niyo nkoresha cyane muri Kongo banita Mpasa Christine mu Rwanda Mwiza Christine niyo mazina yanjye yanyaye none se muri Kongo amazina nk'aya ubizira ngo Mwiza ni Kinyarwanda Mwiza ni Kinyarwanda nako ni Gikongomani nagekongomani kwisi izina ryo mu Rwanda mu Kongomani ndi nango ndi mu Kongomani navuke mu Rwanda babiranje baba mu Rwanda ariko nagiye muri Kongo ndi mutoya niziyeyo ni wakoze amashuri na buzima busanzwe bose uri umunyarwanda yuze icyo ari Kinyarwanda uvuga mvuga kuriya kubera nagiye muri Kongo mfite imyaka 5 naje muri corona waje muri corona ibintu uvuga ntabyo ndi kumva wagiye muri Kongo ufite imyaka 5 waje muri corona corona irahari se yararangiye nene waje ibyo ushatse kuvuga nava muri Kongo muri corona niyo naje mu Rwanda ubivuze ngo umunyarwanda nese kuko njyamo n'abantu bavukiye mu Rwanda nubwo bajya mu mahanga gute ko Ikinyarwanda agoma bakivuga neza we kwa cyara kujabutse nje karanjabutse navukiye kure sangani hafi na Kinshasa navukiye kure navuga ko n'ahandi ko byobose navukiye kure wavukiye kure amakuru se ni sawa Mwiza ko abantu bakora mu ni mu ntoki Mwiza ni mu ntoki ni umuntu ukora iki mu Rwanda Mwiza ni umukobwa araho asekeje arasuka umukobwa urasekeje gusa ni umukobwa araho arasuka ukora ibintu byo muri salo byo kuri salo b'imisatsi cyamura no bintu abakongomana kenshi babikora no mu Rwanda bafite abakira benshi ngo baba babizi neza nawe urimo umuntu wabizi neza ndagerageza to insuko nk'izi zanjye wazishobora insuko nziza zawe nagerageza pe cyangwa narusha na muntu wakusutse wamurusha yasutse nabi urugero namuruta vuga ko yasutse nabi twopfe ntabwo wakusutse nabi yakutse neza ariko buri muntu aba afite taraye na experience ze wamuruta ubu nyine nanze kumubwira ko yasutse nabi hari wamurusha babarira nunteranye n'abantu ntabwo nshaka bagiye kundega pe kandi uvuze wamurusha ntabwo namuruta ariko nagerageza cyangwa kumurusha cyangwa yandusha ntabwo mbizi uzaze nawe nakwereka nyine uyarebesha n'amaso yawe umbwire ngo wamurusha cyangwa se ntiwamurusha ibintu bijyana na design y'imisatsi ntabwo tujya kora ngo uvuge ngo ndabizi cyane wasanga ye arabizi wasanga kuri nde murusha cyangwa yandusha ntabwo nakubesha pe none se ko mubyo ugeze kumbwira ko wambwiye ko usigaye ba muri Kongo utakiba mu Rwanda wahabaye mbere uja kuhakorera
kumbwira ibintu by'ama design yakorera muri Kongo yakorera mu Rwanda amadizena byo gusuka ibyo by'imisuko kuko tuganira mbere nyuma ya kamera wambwiye ko wabaye mu Rwanda arizo mpamvu uvuga icyo kinyarwanda ariko ubu ngubu tuvugana uri muri Kongo hari impamvu yatumye uza ko ariyo mpamvu natumye nzi hari impamvu yatumye uza kuri mutipe twakundanye wenda kugira ngo nidute turasa ku ntego reka twaswiganirire kubyo jya no hino wenda ibyo turaza kubijyaho by'impamvu yatumye uza turaza kubigendaho mu kanya amakuru kwanza hariya hakurya muri Kongo iwanyu pana muri Kongo iwacu mu rugo nyene ndi wazi iwanyu ni muri Kongo kuko ni nkubaza amakuru yo muri Kongo uravuga ujya kumbwira bya bindi ntabwo nshaka ibyo ngibyo nshaka amakuru yo mu rugo iwanyu mu rugo wacu tumeze neza ariko ni ma stress gusa yafashe kufite ibintu byinshi ntekereza ni ma stress tumeze neza ma stress yikize umva nubone guca nababaye yabyadaje wababaje bayagomba kwihangana se ko twese tuba twarababaye ko nta muntu utababaye ubaho nta muntu utarababaye ubaho ubwo nyine wababaye ugomba kwihangana reka wenda tubanze tuganire ku kibazo cyatuzanye nyamukuru wambwiye kuri telefone nijoro ngo nkari umutipe twavuganye tumarana igihe kinini gishika nk'imyaka nk'ibiri tuvugana tunahuza n'amafaranga nyine ko twe twamaze kuba inshuti nshyiraho amafaranga nawe ashyiraho ane ngo dukore igishoro ndayashyiraho ngo amadolari ashika magana gahe wenda waza kubisubiramo kugira ngo abantu babyumvire ndikumvuga ibyo wambwiye ngo mwashizeho amafaranga n'ibiki ngo none urangije ngo uramubura ibyo nibyo wambwiye ese byagenze gute watubwira guhera ku ntango ivyo bintu uburyo mwamenyanye n'uwo mutipe kugeza yaho umuhaye amafaranga kuri mutipe twakundanye urumva twahuriye yagiye bya corona yagiye muri Kongo byaguma mu rugo mu Rwanda ko muri Kongo naguma mu rugo nabo yegereza kamiko agiye muri Kongo byageze kwegereza kamiko kugira tukumva agiye muri Kongo nyuma turakundana angiye ngo mu Rwanda ashobora gufunga ama business nyinshi cyane kurusha muri Kongo nene afite amafaranga yanjye nene afite muri konti 800 namugeni niyo mafaranga mbere y'umuntu mwese mwari mumaragiye kingana gute mu kugira ngo mu utangire iyo bitekerezo twatangira twahuriye kuri Facebook turateretana gucyo angiye ngo wandike utufaransa ngo aba mu Rwanda mvuga nanje babyanje baba mu Rwanda ndi mu Rwanda turahuza turakomeza turahuza paka muri corona aja muri Kongo turabonana twaganira asubira mu Rwanda gucyo muri corona ni bibiri makumyabiri kabiri yagiyeyo wabone guma mu rugo rakaze tuvugana ngo isanzura mu Rwanda arajyayo turabonana turaganira turapanga ngo ange ngo nitubana tuzajya kubera mu Rwanda none niba afite biceri nimo amafaranga afungwa business mu Rwanda niko yahita kubwira kwa nitupanga byo kubana tube business rari yaguze n'inzu ngenze na mpamvu kuvunika inzu yaguze ngo ni business igeneza aragura n'inzu isekeje ibintu kuravuga abantu baza kubyumva ni bake cyane iyo uvuga witonze basi umva ndikumva umutsimira ndikubabara cyane uvuge nyine witonze icyo uvuga wihuta kuko kuvuga wihuta kandi kuvuga ibintu bitumvikana ugatanga abantu uvuga witonze okay ndikubwira agiye muri Kongo turaganira turajya show turatwika 2020 yose 2020 yose anyuma angiye ngo agiye gusubira mu Rwanda ariko kuri business ashobora gufungura birinjiriza kwa tuamaze geteretana tore kuri Facebook tumaze tujya WhatsApp gucyo na gucyo noneho mwema niba mfite biceri ni afite ngo muri konte ngo 800 200 yarafite wowe we yarafite 800 namugana nanje muri konte sinabura y'amafaranga ngo nituvanga abaye amafaranga nyinshi cyane ntabwo abura na ka business yo kufungura mu Rwanda kwa nzaze nasanga tembe nanje second mafaranga nzaze nibi no kurangura nazana turagurisha turapanga turashaka n'ahantu twagura inzu turabana twakura ubuko twatumize neza bon nena mwize ko bafashe umwanya agakundeba muri Kongo tamwizera na umwana mwiza kuba nawe yafashe umwanya akaza kandi tumaze geteretana na ribi nta kibazo cyewe aja nini na mu mafaranga yose niyo nafite mbere n'inyuma yose namureza aza mu Rwanda kuvaje mu Rwanda niba ko ta Facebook yarahinduye nibe biki umva
naje 2022 mu Rwanda kwa kumushakisha n'ubu nacyari mushakisha ejo bundi no naje kuvumbura nimero 2022 kumushakisha na kabiri uramubura usubirayo wongeye ugarutse tena wiri ko navuze ngo ariko ejo bundi hano kuri Servalent kuri mukipe toze gucyo namureka kumuso bakundana yabakundana namureka amafoto bya Servalent ntari yayo cyane ivyo mu Rwanda gusa muko Servalent ni kwisi yose isi yose pe ariko nje naze kubera muri Kongo kwa nashirinjira mbaye singo numva nababaye nashiri bafite gusohokana temuga Servalent rasangira mu Rwanda cyangwa nzashobora no kumubona tuze musambi ambazi nibabonye kosa namukore muri Kongo tuze nazi ejo bundi yamusaba kundana niyo nabone nimero ya privé musi abantu bakundana abantu imuse Servalent ya yamusaba kundana noneho nitamugira ngo sawa namuhamagara nanje natangiye kumumagana nimero mu Rwanda nangwa bizi turagira ingange ngo nagari Kigali namwandikira nashize foto ndi umuntu kuri profile namwandikira ngo nagari Kigali ari Musanze amubwira Musanze nihe nazize kukureba ngo ave Musanze ngo yage Nyagatare niko yaguma kubwira niba Nyagatare niba bavuga niba Nyagataga Nyagatare niba Nyagataga nango mbizi nyuma namugese Nyagataga niba Nyagatare se Nyagataga Nyagatare ngo Nyagatare se ni kurenze kureba ngo ndaje Kigali gucyo na no mpamvu nakwe nimero ye kwana ngo ufatika nakwe nimero kwana ngo turabonana basi uzamuhamagare ture njenchene gusa nsubize amafaranga nje nigaruke muri Kongo none se ukima nimero wansobanuye byose numva nyene nagari ibintu bishimishije numva ko niba mwe mwamaze kwihuza mukanavugana ibya business basi niba yabona business yanse yoga ati byangenze nabo kuno muri ko nta kibazo ntago ari kumufata naje se ngo be bamubwira na business yari yakoze bansobanuye ngo ni akazi kiyakinira abakoga kuriya ese wabakiye amafaranga wakoresha iki afata amafaranga ajya kutera tundi batatwika afatunda abantu b'isi nibabi umuntu wese uramubwira ngo nakango twapfuye iki n'iki gata kumvisha ibi byo runaka nta muntu uje uvuga ibyiza by'umuntu cyangwa turiya nukomeza iki n'iki abantu nk'abo barahari ahubwo wowe nk'ubu yaza bazi niba reka dufate ko igishoro cyahombye yaza avuga ati narahombye byageze kunuko hari ikibazo cyari kugutwara simari gushaka ndi mugakomeza nta kibazo nano mfite duceya niba ngasige na duce kuri ibintu byinshi hano tusiba no gufungura n'agasaro tuhakora business pe kuko buriya muri business yabaho kunguka no guhomba ibyo byo ni kawaida namuhamagaye rero byeri yanaje hano hafi niko nsigaye migenza agiye y'umuntu akeneye umuntu ukenewe niwaza agera kuri imbere kurenza umukenesha ari hano hafi ahubwo se nk'ubu ni kiye kintu wifuza kumubwira cyese umushaka ngiye kumusaba imbabazi pe niba namumemukiye muri Kongo ababariye ikindi tusigare inshuti zisanzwe asubize amafaranga yanjye asubize amafaranga yawe niba ari byo wifuza reka sindamuzi cyangwa ngire ngo niba ngabona niba afite gahunda bya bintu twapanze yo gukomeza gahunda tukomeze tukundane mukomeze kwanje nacyari mukunda nangwe namwanga no nawundi musore usanga amafaranga wamuhaye yarakeneye kurongora akabana n'umugore afite undi mugore babana bo niba nago wakora ubukwe naba bakabiri wavyemera kuba wakabiri ariko niba batakora ubukwe namuganga uko nango murakora ubukwe nje no tukorana no bukwe twese na umugore nanje tubanye hari Mugani utarakora ubukwe gato usanze none aheza agira ati ntago mukene cyese akabwira ngo ntago nkuzi nasubiza amafaranga akwiye ngo ntago nkuzi mwarasinye se ukamo n'amafoto n'amanimero ibyo byose birakora nta sinyatiri hari wabwira umuntu ngo dore amafoto ndiguha amafaranga ngo dore ngo message ngo nakoherereje izo message zakora nta masinyatiri mufitanye ufite amafoto turi mu rukundo biki ibintu byose nyene ndikukubwira ngo example uri amafaranga na amafaranga umuntu mutiza amafaranga 200 nubwo waba ufite na message wamuhaye amafaranga ntago twiga abantu tuzi ngo iyo message ujya kuyimuha amafaranga bari mwavuganye biki
ntago tubizi ariko niba hari cyanditse ngo jewe naka maye amafaranga 500 runaka nyamuhereye ino mpamvu azayansubiza iki gihe kiniki canke se ndayamugabiye canke se azansubiza ngo make kunuko canke se azajyama make kunuko iyo nyandiko kabihari kabinasinye cyo gihe fuse kujya kumurega bakagusaba akaba yagusubiza ariko niyo umuntu waramuheje amafaranga muganiriye muri babiri kumva hanze ntegereza nyumve muri bari muri ko muraganira murakundana biki n'ibiki muheje amafaranga kuri balance cyese muciriza izindi gahunda runaka umuheje amafaranga umuheje nandi ibyo bintu uzavuga ngo amafaranga nahita kubwira ati byo kuma amafaranga naye ngwaye ikintu kiniki twaraguze byaratandukanye cyangwa uzaye kuma amafaranga twakoranye akazi nagukoreye akazi banze nyumve nagukoreye akazi wamaye amafaranga kubera akazi nagukoreye byarahuriye mu kurambwira ngo ndagusubize gute wabura niki ko nta nyandiko ufite isinyatire yo bango ndakugurije cyese ngibiki ubwo tugiye ducunga mbere guha amafaranga umuntu rero tumenya ngo se n'umuntu twandikiranye se twasinyanye kuko naho wahera wishuza umuntu mudafitanye sinyatire y'amafaranga ntibigaragara ko yamugurije ntibigaragara ko yamutije ko nta sinyatire nta nyandiko ihari nta wahera rero mwishuza wowe none ukubwira we niyazano cyambere umubaze umusista uramuze muzize kundana umubaze muganira nakubwira oya wabizi je nanze kumemukira agiye gutuma nsubire muri Kongo mumukira uje kumurogesha bajya vuga ngo nta no mu Rwanda birare nazo yumva ushaka kurogesha umuntu reba imyaka se niyangana kuva binako na rimwe yavuye muri Kongo n'ubu oya amafaranga ni make nago yatumujya magana 8 wabizi kinyavunye kwibona kintu y'amafaranga byamvunye kuyibona naravunitse pe y'amafaranga byamvunye kuyibona enye naravunitse kubona ayo mafaranga byarakuvunye kuyabona ya oya ariko nago rezo ayo mafaranga urumva rute ubuzima bw'umuntu amafaranga urumva rute amagara y'umuntu bonyo mpamvu aje tumvikane pe niyashaka ngo tezi kavuye biki cyangwa nimushire tike tusubire muri Kongo tugiye none ibintu byose tatangije tugiye kubirangiriza muri Kongo umwishire tike musubire tugiye kubirangiriza muri Kongo kujya kubana nawe Kongo oya naga kungufu tusubire muri Kongo none niba rasubiza amafaranga yanje yo niba rabigenza gute angiye ibintu bizima reka ndabona rije gutinda reka ndamubwira ze kabina wambwira mutipe arimo hari inyuma kaza tuganira gusa ikintu gisekeje ari yageza no kare yageze kare ubwo ikintu gisekeje ntago nigeze mubwira ikintu aje gukora nabwo ko nyene ko dukorana ikiganiro bisanzwe ubona ko nashobora kubona gatabira kariramo niba wenda yashatse kukwambura yihishe nose yararakara gute ariko niba ankunda kwange ngo arankunda kabirenze dutiza gatebe tugashize hariya kugira ngo aze guhita yicara ngiye gatebe nga yicareho Musa kaba wakicara nga meze bitese meze neza sorry cyambere kamaze nk'isobanuro ko banakuzanye nabanje kubwira ibyo ari byo gusa ndakeka nagusobanuriye ko hari cyangwa dukorana akayenterego baniza kamikoro kandi ngo twayakunda bana kuri uyu muntu se harano muzi oya dushobora kuba twarahuye nyine ariko ndabona n'ubwa mbere umubonye ntabwo ndi gukurura neza what nangonzi yes bizikusetsa nangonzi ntabwo namuzi nisa ubwo we wamukuye uyagiye mbikora amakimbirane mufatanye gusa nzuba ngo waje ngo ahantu muzi nizo mpamvu naguhamagara ngo ushaka gukora ikiganiro iri gahunda y'inguru ngo niba ari ahantu muzi wenda tureke kwicisha byo nyine uvugisha ukuri mutamuzi nabwo tubwize ukuri wenda tumenye ngo yakwibeshe nise ikiganiro mani wampamagariye cyari cyanjye n'uyu nguyu nose ubu nguyu ntangozi ndeba neza ni wa mbere ubonye imyaka se tumaranye shase oya kuri telefone yawe nta muntu wanditsemo mwiza ku buzima ni wa mbere uhure na mwiza Christine basi Christine oya neze ngone kugabaza niba kuza ubwo isura yaba yayibagiye oya cyangwa narakuze cyangwa narahindutse ni bwa mbere nakibira uhindutse kugira oya narabyibushe tu narahindutse n'ubundi niko reka amafuta cyera nagakomeze oya umva reka mikino reka ikishira amafaranga yanje hano
none se waramugurije ko nawe ugiye kubibwira ngo byasha amafaranga hano katubaze tuganire twumve niba kwe wanasanga atari kwe niwe nose nibeshe sanga ari umuntu base baca tubwira umusaza umurebye ari ahantu muziranye mbere kugira ngo wende dukomeze ni ukuvuga ngo ubwo wowe wabanza ukambwira wamukuye he ahantu namukuye sinkubwira namukuye nta hantu ugenda namukuye niwe yizanye yavuye yava aje ngo gushaka muro nawe ujya unkorera ibisanga walayi mwirengagiza ariko ryaba ari ikosa kuko niteze reba nateze indege teze gari ya moshi teze iki ze mu Rwanda kukushakisha wabizi imyaka nze kushakisha numongere ngo nango nzi umungu wangu we nushakisha kubera iki umva nutuma tire mushina nekinyarwanda atange kwembaga gutuma ngiye kuvugira ingara kandi nango wayumva ariko inganda bizu wizimo gace cyangwa tuvuge muri ingara no umvingo cyangwa unibuke basimereza amafaranga nisubire muri Kongo none reka wenda ikanda ndumva ikinyarwanda kiba kiko kirakugora kumva uyu mudada yatubwiye ko hari mwigeze kwa muzuranye cyane habone ibintu byo guhuza kugira ngo mwakora business runaka urangije ngarakubura burundu uri birengero nimero zawe zose guza turaziranye cyane ne twapanze no turabana tube mugore n'umugabo naga ari kuzuza gusa bisanzwe ntabwo ari kuzuza bisanzwe yigo none se ukuvuga kuzuza zemeze no nakubonye ngo kugira ngo murundi fata nimero kintu nakugebya nijoro ya naga ari byo ye kabisa twarateretanye kuri Facebook nibe imyaka 2 na WhatsApp turi kuganira agi muri kona muri Kongo sinakusobana ibintu byose none ngiye kukuzoza gute twarateretanye twamazige turi kukundana urugano bagiye muri Kongo mbe antenda imyaka 2 cyangwa 3 none se biriseriye na Chayibe byane karavuga n'ibyo ko byirengagiza niba ari kubyirengagiza bivuga cyane ari kubirengagiza biri seri ubwo yende kwibaza mane none uzazuma amagara mu bintu by'ibisanga gusa mane we ahantu tuziranye naho nanone ndumva ni ibintu bisa nk'ibingibi turaza kugufata muri iyo sura nk'iyaye nutaza wenda kubyemera niba ari byo ukaba wamuha impamvu yatumye usa nkaho uvuye ku murongo cyangwa usa nkaho utakimara umwanya ko ngiye mane reka nkubwire mane kubera ko bisa n'ubwa mbere muhamagaraye ibintu nk'iyi mani ihuzana muri baro nk'izi uva reka umukino na time ureba amasaha yangenge kujya ku kazi reka umukino tuganire ibintu bizima icyo ashaka no kuramusobanura uko byagenze wowe nta n'ikibazo afise kindi yumve uburyo byagenze cyakubayeho umusobanurire mwongere muniyunge musobanurire tumvikane niba kusubiza amafaranga nje niba turakomeza gukundana niba turakomeza ibiki umusobanurire ibintu byaba ibintu amagambo ariko turumva hano ku wundi muntu nyine nkuko kandi kuri wowe gorera umusobanuro wenda niba ari byo ko ntago yakubwiye ngo ni ibiki yambwiye ko mwigeze kuba muziranye cyane ntago asubiza ibintu nyuma akubwiye biki nase rukwirengagiza njye me mafaranga ungire situgize kundana telefone wakuyemo telefone wabizana nimero nayikuye ubwo se reka nkubaza none siki telefone waromuzi kare hose wakoze manuka mu mutwe ubwongo bwawe yaramenetse ngo wanembagiwe kubwira nawe yari kuntera umujinya anganirize neza uzi oya muraziranye mutubwire ahubwo unadusobanurire tubyumve tonye ibyo byo mureke gupfa ubusa ibyo n'ibintu biri sempre bro urazi hari ikintu umuntu agutunguza ahubwo ukibaza ngo Imana ni idapfa kugaragara bro ibaze rero nk'umuntu aguhamagaye akakubwira ati mbonye Imana ngwino muvugane ntago nagenda ariko bahembwiye kari nshaka none se wowe unzaniye nababikira mari babikira mari umuntu ntari niteze cyangwa ntazi ko twanahura muri uru Rwanda ahamperereye impamvu nabikoze uko yambwiye ko yaguhamagaye ejo akigera ino kuri telefone wumva ijwi nigiyewe uramukupa uranamubura kuri nebe yaguhamagaje asubira n'indi ngo uramukupa uramubura ko yatubwiye bwo ndakeka yatubeshe nizo bavuna vuza ati system yo kubicisha muri kanda guhamagare ngure ko nshaka rukwana ikiganiro biri sempre noneho uze gusanga ari we turi kumwe twumva kuri mwaha hagati je warampamagaye mbwira ngo ni mwiza ngo nguhamagaye muri kiniki nimero zamamagaye ejo nayindi Nyagatare bro ayindi Nyagatare zampamagaye byo ngo waragambwiye abitubwiye ahubwo byabintu zikari ibyo zampamagaye ni sinakubwira no ngwange niba ari Nyagataga niba Nyagatare usobanura ngo uri Nyagatare twavuganye ejo natangiye kukubesha ngo
nditwa nani nditwa Marie nyuma turatata nyuma takugira ngo ni njewe guco na guco naje mu Rwanda utakupa n'uburambro kana ngo kimvugisha ese ubwo nari ndi muri zindi gahunda sinaye kukubroka kandi utambwiye neza najya urumva wambwiye kuri Maria kandi nakusobana nyuma natangiye kukubesha nyuma nakubwira ngo nshaka ngo ture tuganire nave muri Kongo naje mu Rwanda ngo ikinyarwanda wamenye gute nango gize ngo namenye ikinyarwanda ndi munyarwanda bro navukiye mu Rwanda kwa nagyo ndi muto tugiye ngo mbere kugira ngo mubwire ahantu uri yabanje kubesha ngo yitwa Maria ngo ibiki nibiki ubona kumubwira ahantu uri nibiki nyuma hatanguga ati nago ni Maria nakubeshe ndi mwiza kuno ngo turamukupura na borokana semana ibyo byambwiye mu nyuma sinabyumvisha ariko umuntu yambwiye ko ngo ni Maria ashobora kuba naramwumvisha ariko ngiye naho ndi mu bintu byinshi urumva ariko bro nawe yagondo se twapanze ibintu bawanzaniye umva muri mani nimfa mani bashobora kukumbaza nta kintu ugomba kuneza ubwo nufe biki none ngira tumvika ari ku kino rufo none rufo wawe ugezemo mama franga yanjye nutume ngo teze kavu umva muri ndakara nabigira mujinambi ugiye kutuma ndakare na swabizi kintu ndakara ndakuramo imyenda no mbere y'abantu urabizi ngira none nse uko yemwe imyenda biragenda ikigeze za amafaranga sibyo ahubwo ko mujya kuyahana mufite uburyo mwana mwabiganiriye ahubwo n'ubundi mwongere mwunge mu biganireho bikimuke bive mu nza ko nago wamuhaye idea ya business waje gukora byagenze gute tuganye n'abantu bakuru ya business waje gukora byagenze gute ese byari ngombwa kunzana imbere y'abanyamakuru nese unango kiniteza nine ibyo rero mwe mu biganireho nuko mwabiganira ntabwo ari ngombwa ngo benge intambara mu mafaranga y'iki ntabwo yamubirije nawe uvuga ngo bagusubiza wamugoje byari ibintu mugiye gukora ushobora gusanga byarahombye ice byagenze ukundi ngo akwiye kubiganiraho mukumva igisubizo cyabyo eko muri ntuzi ibintu wanteje man ubu ngubu ubu mutima uri kundya bro umusista wanzaniye uramuzi man iwabo ni muri Kongo bro ni wati no muri Kongo wanibutse none ngira business yagenze gute tuganire tumvikane cyangwa dusubire muri Kongo tujye kumvikana muri Kongo no twawuri je nabwo ndi umukongo man ni n'umurundi de kandi wagiye muri Kongo naje kukureba nyine none tusubire yose nanjye naje kukusha tusubire tukomeze ibintu twarimo sasa rero je naje kukureba nawe wanyishebaje kundeba sibyo ibindi rero tugomba kuvugana ntitubivuganira imbere y'abanyamakuru ntibyari ngombwa kuzana tubipange ibintu byose nsobanure izo business umbwira aba bari bazize niho wabitume ngo kwa kumbroka kwanga kunitaba kwanza kwanga kumvugisha tuno banyamakuru babime deja reka nkubwira ntago ibintu byose twavuganye hari undi wa gatatu yari ahari niba we Imana arari reka yo twitwaza Imana n'ubundi tuzabivugane uzanshake tubivugane ndakushaka sasa nango nitaba we nimero yanje wayibonye yanaciyemo deje ubu turabona ongero kure wayibrotse naga ari kucyamo ongero ishireho ndakuborokora niba nakuborotse ariko ntabwo naborotse banza n'amakonegesho naga ari amakonegesho oya namavo nutume ungira sobanura neza tuge tujane hehe tugenda hanuba nose nje ba muri hotel mafaranga ige kunshirana hanumba none aho ntumba ndagukoze iki tugende tugane tubane mugende nyene mu biganire mugende mu byumvikaneho basi umva ba muri hotel mafaranga yanshiranye mara tugende ngufashe gushaka chambre ububayemo ariko je sinayishura man je nibere ku nkoni je uri komisioneri nawe urimo abaye komisioneri ya mashambre na mushaka mani tuba tuze ntubiza abantu tubaho oya tugende tubane anuba oya none turagumano paka ibintu byanje tugiye gukemura gute nuje ndagiye man nango haguruka hano bro none wanzanye ninje nakoze ko nabwiye murundi akwamagana ninje nakuzane wona murundi hano none aguruka tugende biragenda gute umva aguruka tugende ibaganje byano tujane hanuba ubaese mvase reka tuganire mureke kubigira intambara n'ibintu niba yemeka buze kugusubiza murundi amafaranga ndaje none no tubane murundi yego siko no mama ni ibintu buri gihe ari ibintu bibaye ko wanje tubane zizakubanye nje tubane oya kuza tubane nje nawe kwanza wewe nitwigeze kuvugana za 2022 naraguhamagaye ndakubwira ukuntu boro zimeze ndakubwira uko bimeze ndakubwira aho naciye hose tume ngonza muri sukari tugende tubane sikungira ngo tugende tuganire tugende tuganire ko tubana
ushaka ko tubana wasezeranye cyangwa uri kunyishyuza byanyu tubana cyangwa uri kunyishyuza business nakubana byose imyaka yose maze kuva 2018 Ahubwo se atangiye kuntereta none musore ahubwo se ufite abana bangahe naho nongeye gukundana ni wonje mu mutima wanjye no wuzuyemo na wundi shaka ubu urabona imyaka ine haciye urabona no ntarakundana nibo namaze wasize kubereka ngo turabana turafana turaba bakecuru turi turagena over niba ufite umugore micro iki turagena over turajyanye